Ndi papa SAVA. Dafi, vitesse. Cyane byiza dati. Yewe. Amakuru. Ko habayera. Cyagenze gute? Yarashawa muntu we. Yongeye irabapfana. Umva yamaze kuba inzuma neza. Noneho si kibazo ni iki? Sha simbizi. Yizimije nta feri ifite nuko. Kirimbuzi yagiye gushaka umukanishi. Abawe none wipfiriye ahantu no kumubona rero bisaba urugendo. Umva afashe moto. Niba zasanga he? Niba umva no kwirwa ahangaha nyine. Umunsi wamaze gupfa byarangiye. Byarangiye none se amasaha wageze. Wagira ute? Ihangana umeze neza ariko ndashima Imana. Utegereje buriya nawe araje. Sawa ma. Sawa umunsi mwiza. Sawa. Yo, salama. Sawa na haribi. Dafi. Nakubonye bitese. Umeze neza. Meze neza. Zabagendekeye gute se? Sha byihoreye wa muntu. Cyane wose usigaye yitwarira. Nitwara se ngira ibyangombwa. Reka n'ikirimbuzi yitwara. Hano uri hano hafi. Yagiye hehe se? Njye gushaka ibikanishisho. Ni karibu. Meste mama SAVA. Amahoro. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Umeze neza. Ndamahoro bite. Sibura nawe gukubura ujye bishobora. Kumana. Sara umugore udakubura. Okay. Umugore udakubura. Umeze utese. Sawa kumbona iki gipangu cyanyu kirimo irungura. Sa amasaha ninde waburimo ko ari nje. Okay. Uramahoro se? Ndashima Imana. Wakire se karibu. Oya. Manudi sare hari? Oya. Manudi yajyanye na papa SAVA kurangura. Okay. Kucyokezo none nta kintu kiriho. Kumaya amasaha. Amasaha bagiye kurangura na hatunge agiye gushaka ibirungo. Okay. Ubwo nahatunge ntahari. Ntaho hari. Papa SAVA rero ubwo yaba aryamira nimba atarakanguka. Kandi nkubwiye ko papa SAVA na Manudi bagiye kurangura. Bagiye gushaka ihene. Ubwo none uri muri iki gipangu wenyine. Ni njye. Dafi. Hano ufite udusoko twiza Dafi. Kugeza ubura ntugihinduka ko tuzasa ni kurerekanwa pe. Niko ntugihinduka. Imana ikunda abagabo kirimbuzi rwose. Umeze utese? Meze neza. Dafi. Ko umuntu afite courage za hatari bimeze. Nishimiye kukubona. Iyo ufite amafaranga ndakumenya. Ari mu rugero. Iyo ufite amafaranga ndakumenya. Atuma ntaseba rwose ayo yarahari rwose Dafi. Ukuntu wishimye. Siko mbona bidasanzwe ukuntu umeze. Oya, ni sawa ni bisanzwe. Ahubwo nuko nyine ndimo ndagenda nshaka uburyo ngera ahantu hose nyine mbabwira business nshyashya mfite muri iyi minsi. Reka da. Hari business nshyashya se ufite? Cyane rwose kandi nawe wa mbere umukiriya kuko nge nagufasha. Imeze itese? Ntagusayidira. Oya biroroshye. Ugize ngo akazi muri iki gihe ntibisaba ngo kabe gasobanutse. Ubwo nuko uvuga unkeneye izindi details zose wazibona aho ngaho. Niyo ushaka n'amafoto ndayakwereka. Soma neza witonze ntago wibeshye. Wowe se? Ngiye rwose. Wowe diaspora. Uyu ureba hano pe.
ndi umukanisha ariko si ibi nkanika pe. Ntago wabishobora. Mfite ibindi nkanika. Ukanika iki amagare amamoto. Ugize ngo ducunguje uburyo umwete ntiyasanga twanabivuyemo. Ibiheze. Ibi. Kamwereke ndabizi nawe wambere umukiriya. Je diaspora ubu ngubu ndimo ndagira ngo nyine ntangire nerekana impano ahantu hose nta mperi hano mu mudugudu nkomeze no mu ntara mbese ku buryo igihugu cyose nzajya service. Ariko se diaspora ngukora iki? Soma neza ibyo ngibyo uri gusoma kabisa. Ego kuva ryarize. Kuva ryari? Maze igihe naje gusanga ari impano mfite ndavuga nti ni gute se ntatangira gufasha nyine ko nuyijya kuri shihera ku rugo wenda ngo ntangire mfasha nyine abaturanyi banyegereye hafi none uko nzagenda naguka nzagere ni mahanga. Diaspora. Ahubwo rero bitekerezeho dore narebye nawe mbona rwose uri mu bantu bashobora kuba bakeneye gufashwa. Ubwo se reka mubaze ikibazo kimwe. Ndakumva. Icyizere wigiriye wagikuye he? Oya bisa biterwa n'impano uba ufite urumva kugira ngo nyine n'ubundi ako kazi ubashe kugakora. Kuko noneho naje gusanga iyo mpano nyifite. Wiyizeyeho impano? Impano ngenda yifite cyane ubwo noneho nguca intege ndakunaniza pe. Noneho nkuko nawe ubyibushye hehe no kujya muri gym. Reka da. Ndi tayari cyane da. Nuko nyine mba nafunze neza kugira ngo bitagaragarira inyuma. Hari ubuhamya se bw'abo wafashije we? Barahari benshi hari abantu bantangira ubuhamya hano henshi agiye atandukanye. Reka da. Bigenda bitese? Ni ibanga ry'akazi. None ukuvuga ngo ziri mu mpano ziri kugenda zivubuka muri nge bigiye kumara nk'ibyumweru bitatu maze guha service abantu nka 4. Harimo abo nzisi. Oya ni ibanga ry'akazi. Ntawe ubivuga. Ntawe ubivuga ariko nyine ubwo. None se nshobora kuzabahuza mukamenyana. Bikora gute se bigenda gute bisaba iki? Oya je ugize ngo ahundi nararebye ndimo ndagenda ndeba abantu tuziranye kugira ngo mpere kuri abo ngabo ngenda ntanga ibyishimo mu ngo z'abantu kuko ibigenda ureba ugenda usanga abantu nyine bafite ukuntu bagenda batandukana kandi burangiye imiryango itandukana sinyikunda. Umva rero naricaye ndeba kwa Kirimbuzi ariko mfite na gahunda yo kugera kwa Ndimbati n'abandi nyine baha mu gasantiri hano hafi gutya. Okay, reka nkumenera ibanga ariko nubundi ibanga kari icyo nibagiwe nkamukapiga nzenze nawe warakanishije se aramunyereye nasanze yarazanye imirayi n'uduhuyu mutanga akabasha abagore mwarago yarakwemereye se ninde mukapiga nzenze naramunyereye nampemba neza rwose kandi ari umukristo ibaza umuntu twabikoreye mu cyumba ngo basengeramo. Yego umusambi ambwira ngo yarakwemereye mukapiga cyane rwose twaraje dutera ni chorus abandi se ni bande ariko dafibye horere wowe banza umbwire dore none se okay niba atari ibanga rero bisaba iki we biroroshye n'ubundi karakagabo kawe ndabizi ko rwose iyo mpano ntayo gafite ndabizi rwose bishobora kuba ari nka gutya urumva kandi nubwo nyine gashobora kuba wenda kanahagera ariko ko biri kose gahita gatitira ubona ko atari akagabo gashinga kabisa ahubwo wumva ukuntu bimeze wowe se muhe tarifu se cyangwa nkubwire amafaranga make ashoboka ufite na tarifu cyane rwose biterwa na serivisi n'ingano y'umuntu ngiye gufasha biterwa nyine bagiye bigenda birutanira ku biro n'uburebure n'uburyo asa nyine biterwa hano nanone nawe nk'iki gipangu ubamo hano k'iki gipangu nyine ntago wa serivisi nyine nk'uwo nahaye serivisi ari ahepfo mu kabande ntawongerayo na mukapiga nzenze burya rwose ninjye umufasha piga nzenze se kahora mu kabarisha hanyuma ngewe urabona naba nkwiye kuguha ngahe cyakoze mama SAVA wowe wenda yego ni muri abakire cyane ariko nagufasha wenda ukarenzaho n'agakazi ka mitsingi wowe kuko harimo ibanga
cyangwa ni amagambo nyine y'abatipe basa nawe ngewe wumva nkubwire ntugire ngo ni bimwe by'abasore b'inzobe b'imbwa oya ngenda atandukanye très différent ngewe nguha serivisi uko ubishaka ushobora kumbukinga umunsi wose icyumweru cyose mbese we biterwa nuko wiyumva ndetse bitewe n'umweru ufite ubundi nkagutotobeka koko nkagukoraho rikaka none se ikindi mbaza ni ubuntu buziturwa turishura bigenda gute Dafi wowe ni inshuti yanjye ntago naguhenda wamba nk'iry'itanu y'amanyarwanda akiri karita yawe ariko se Dafi buretse iry'itanu nayakura iry'itanu umva twumvikane tuvuge na gake wenda kirimbuza ataba yenda kuhagera akatwumva sibyo arubwo se urumva iyo serivisi nyine nagufasha ngiye umva nkubwire wenda nyine nanjye mfite ukuntu usa nk'uwahinamiranyemo ariko nibanga ndabizi sinkunda amatiku n'amagambo mba mbibona ngenda ndeba n'ukuntu ugenda ubyimba nyine ubona hari ibintu bikubyimbiyemo nyine ubona ko yenda uyimbwira gutyo ngo ndabyimba wenda bisa nkaho nyine uri kunca intege ariko wenda mfite ukuntu ntameze neza pe ariko nge sinkunda amagambo sinkunda amatiku kandi nyine ikindi ndakiyongereyeho n'ubundi njya nkugirira ka crash noneho Dafi we ariko amafaranga ni menshi sinayabona umva nkubwire we bite n'ukuntu numva ngo mfite na crash uri n'inshuti yanjye ngiye nunezeza nzagutera n'igisuperi noneho nka promosiyo kuba nariye nahaze nta kindi wanyaka oya wenda wowe wangaburiye nananyweye ntacyo wamba nka turwasa angahe 300 so urumva 300 ari menshi koko ariko 300 ubwo naya Burundi igihe cyose nzashakira nyumvira hakuzi ko ubu urarebye ubona uko wajya unyenera bitewe ubwo zarika imisonga nkiza urenda kuzishwa se na rubaga impande n'umugongo udashira 300 nayo munsi umwe cyane rwose rega umunsi umwe nkwirirwaho wiki umunsi umwe ushobora kumara ukwezi nta mwera reka n'umwera ukwezi kose ukagufunga ubwo no kuvuga ukwezi kose gushirira gushaka izindi turwasa z'ukundi kwezi ngukiza umwera no kuvuga mu mwaka n'umwera ubu mbese ubumeze nk'umuntu utotobetse reka karangiye nkubwire sibyo none se ubu ndizera ibanga ryawe gute ibanga ryanjye se ngewe mva nkubwira akarusho urumva sinzagusanga aho uri nifitiye geto umuntu aza muri geto yawe uzi wanjye noneho ubundi ngira n'amarido yijimye urumva ubishaka uza ku manywa cyangwa ukaza nijoro waza saa 8 z'ijoro nk'abarozi waza wizinduye nk'ugiye ku isoko we wazapanga umunsi ku buryo kari akagabo katazamenya se yahumura nyegera ariko uze musobanure sibyo tuba abantu bakuru cyane sibyo nta wundi muntu uri hagati yanjye nawe sibyo ni njye nawe twenyine ariko ayo mafaranga ni menshi nta wundi muntu uhari ni njye nyine twisanzure ayo mafaranga ni menshi njyewe nzajya nguhirya 5 ariko ntugafobye business y'umuntu erega njyewe ushaka ko nakubonja nimba uri hano mu gipangu wenyine gusa ariko ntabwo nakumara umwera natuma nyine uhita uvuga ngo ndaje okay mbwira basi amafaranga yawe yanyuma mama SAVA kuko ari wowe kandi tuziranye ndi umukiriya wanyu ariko atanzwe n'injya nza hano kari akagabo kawe katazabona ko tuziranye uzajya wishyura bisanzwe nigendere uzana abakobwa ushaka nta kibazo ako kantu ko ngo nzane iki wabakobwa ushaka ntabwo ibyo nzabikubaza nta bintu byo kuvuga ngo ariko ukamenya kwirinda ukamenya ikimpuje nawe ntazantera indwara yewe biterwa n'umuntu ndi guha serivisi hari aho nkoresha contre shock hari n'aho manuka Kizimbabwe biterwa na gahunda mbwira amafaranga umva nkwereke ayo mva dafireka nkwereke gira 80 ntaribi shayo ntago napfa kuyabona kano kanya byazagorana ayo wabona aka kanya na 60 nayabona apana kano kanya ejo mu gitondo 60 nayabona ejo ugahita uza ejo ko
oya ku cyumweru akarusho kanjye none ntabyo kukujyana ngo muri za rogingo zo kwa papa Sava hamwe ngo umuntu ngamenya ngo ibyabaye icyo mubwiye diaspora nuramuka tubihuje ntuzantwara ahantu hafeke ikindi usanga indamatiko y'abagore sinkeneye Margarita ko amenya ibi bintu byanjye nawe mama Sava uramuzi kubagira amagambo badidasiene bagira gitanira aho simba keneye umva nkubwire Dafi uri umuntu hano muri aka gace wiyubashye w'umusirimu sibyo se mba nkubwira ntabwo naguteza ingegera njyewe donyine urambona umusore w'umusirimu nkanjye nyine n'ubusango ngenda kwemera ariko nyine none mbonye nakuyemo ishati n'ipantaro too much oublié ahubwo se icyo nkubaza ayo mafaranga unciye n'ay'umunsi umwe n'ay'igihe runaka n'ay'umunsi umwe Dafi umunsi umwe mu masaha runaka n'ubundi ntukennye nubwo nsanze wikuburira Amerika yanyuma gira desa nunabishaka dore haracyari kare oya ubu ngubu ntabwo nakwizera ko hatunge ari hafi ubu ntabwo ari kure umwana na papa Sava nibo bari kure ntabwo nakora ikosa ryo kubikorera muri uru rugo ariko uko nzajya ngukenera nzajya nkubona ngiye kugica bari tayari ngiye umvuya yibike iyo ngiyo reka atazayibona ubona ibintu byanditse hariho nimero zanjye uzajya sinzi ifite ubu nanazishaka nkazibura amakaye ntizirimo hano genda ngiye nzajya nguhamagara mbwire dupange gahunda ngiye kuyashaka ndagiye ariko ibanga mbese oya ubundi mu buzima busanzwe ibanga ryari nk'icyo nibagiwe ariko iri ryo nzahita ndimira direct no mu nda ngo pi ubwo ngiye nzaguhamagara amafaranga nayabonye ubu umva ntugire impungenge ahubwo ubishoboye nko mu kanya ngisohoka wabonyoreje nka avance 100 ryonyine turapanga ntayo uzava ko nkimura genda ntacyo tuzavuga umva ariko mvugishe kare ndakuvugisha ntari muri iyi minsi sawa wanjye Mwese ubu nzagwa 60 niyo mfite akira ese ikarita wayigumanye ukazajya umpamagara hamagara ikirimbuza yimbonane ariko ya nge sifite nimero yawe se birahagije ntufite yanjye ujye umpamagara umbwira ibindi bintu nyine mu gihe nyine muri kumwe wampamagara ukambwira ngo diaspora ngo bimeze gutya ngo urabona ngo ngwino tukurobeshe nshaka kwisenyera kucyo ngira ikimara we ngite nshaka kwisenyera cyo nkundira abantu bakuru Suwani ndayafite nzayaguha ku cyumweru tuzahure ku cyumweru ugabanya ibintu by'ibiyaga niba nje nzaze nyine nje ntahe nagizwe ariko nkunda no kurya Fabio niwe uzabyimenyera nawe kurya subwo urumva byo uzamba avance sawa Dafi wihangana ariko iyo gahunda wumva ko ikomeje sawa Margo wisava girayo n'izina rya Yesu igirayo sigirayo hasoni hako umuntu ungana nawe bwe atinyuka gasoma umukecuru nkanjye urasoma umuntu ungana na nyoko ngo bigende bite wa muhungu ko se Margo nyine ariko ubu nturi mama harya ngo ni ibyateye ubu ngubu sinagira hako noneho barakuroze diaspora uri muzima ngendagira ngo nkwereke uburyo mfite serivisi ndi gutanga muri iki gihe kandi zigezweho hasa serivisi watanga wa musore we ngiye niteguye gutembera karitsiye yose ahantu hano gutya muri karitsiye gutya ahantu hose gutya ariko reka nkubaza unywereye muri iki gitondo unywereye ngaho rebe ubwo se urumva zaba ari indarane akabaritse gafunguye isaha nakaye kuzi ko bitanye kandi uri umugabo w'ejo hazaza nk'ibyo bintu burimo biba ari ibiki mu izina rya Yesu ugende ukandebera muri izo ndererwamo reka nkubwire niba ari uko nguko usigaye warabaye gereka nkubwire diaspora ujye undeba wirebe geshora no kuba ndutanyoko ntukaze umbwira amafuti nkayo ngaya nta soni se Marigo ko wahindutse ko nahindutse iki wowe urahura n'umuntu uratangira uraje uramukubita iyo misomyo yawe wangiza ukagera kumwereka ayo mafuti yawe ayahese none se kuba nagira ni ibintu bya danje hako wa mugabo ariko usigaye utekereza hari ugatonikara kandi Marigo uranye nagira nkubwira ngo ndakwiyamye ibyo bintu ubuvuga ujye ubibwira abo mungana urumva ujye ubibwira naburuta Jewe Margarita ntago ndi mu rwego rwa diaspora bana mu nzira umva nkubwire basi mbere yo kugenda ndagira ngo namamaze business mfite muri iyi minsi
ariko utagenda ubwo se uri na business kinayo mafuti yawe ngahakira ntacyo ikora mu bituza arakwedura ibintu aragira gute akira ntacyo yose ni business y'abaye wowe akira soma hanyuma ibi ungaye ibindi basi ha ngwiki ko najera ko niteguye ubwo uzi noneho siporo nsigaye nkora wowe se waranyibagiwe kuva ryari noneho mfite imyuka noneho muri iyi minsi niteguye nibura mu cyumweru kujya nsunika abantu batari munsi ya 20 watangiye ryari ngiye kumara ibyumweru 2 n'igice reka da cya gatatu nshobora kukikuzurizaho nimba ufite gahunda ko ndi tayarira ntumbone gusa gahunda aha uyu ngiye bishoje ntago bindeba mva marigo ntujye kumbeshya ndabizi ko nkeneye sibyo ntumbeshye ndabizi neza ko ndimbati hari inshinga datondagura neza nyine none ndabizi ko hari inshinga datondagura neza n'imikarago ndabizi ko atazi kubara utubeshura ibyo byose ubwo ni ngombwa ngo ubinyibutse ariko impamvu nanagutangiriye si uko nari nkubaho nayibonye ariko ntabwo ari ngombwa nyine ngo unyibutse n'iki ahubwo se mubwire biroroshye ndabizi ujya ugenda wiciraguraho mu muhanda ahantu hose bingeraho nkabimenya buriya amaze igihe ntwaye umutwaro w'abagore bo muri uyu mudugudu wacu niko kubashakira umuturambye rero none se uhagurukira muri angahe nyine mu gupfubura uri kuvuga neza nangahe se marigo tapeyisi cyane marigo ubu noneho turi kujyana neza kare kose si ubiheraho marigo none nangahe rero mbese kandi nawe nyine wibuka kuri inshuti yanjye nyene ndabyumva ni business nawe ubwo hari ibyo washoye hari n'ibyo ugomba kunguka hari n'imbaraga nyine urumva ari no gutangira nyine ubanza unamenyereze hanyuma rero numve nyine niba nagumamo wahagurukira muri anga nyine ko atari ubunyobwa ngo ndakubonja nyine nangahe cyakoze wowe kuko nyine uri mu buzima bwa guhangayika urumva nyine nawe kazirikane ka twahera nko mu 100 weki hako diaspora basetsa rwose ariko hari nayo nkurimo marigo 1,100 urumva ari amafaranga menshi ariko ndahita nkugumana burundu uko nzajya ngushatse nzajya nkubona gusa 1,500 urumva Marigarita abibona bigenze gute we niba nzi nyine kuzi ko ndi mu buzima bwa guhangayika ijana urumva narikura he ariko marigo uzikiringi ari iduka riri mobile rigenda rihagaze nka miliyoni 500 akirwa nyine ntago ndakubwira 1,500 ukumva ari amafaranga menshi ariko witugira gutyo nyine kuri Marigarita hari abayabona ubwo se ngiye 1,500 urumva nabikora diaspora wagabanije se umva nkwereke ntacyo senkane unoneho urayabona nagenda nkayashaka pe noneho wowe iminsi mikeya senkane ngende nyashake nacurika ndimbati nareba ukundi kuntu mbigenza urumva senkane se ubwo se nijye uzishakira hano wagurisha ihene umva nkwereke nijye uzishakira hano nyine nijye uzishakira we ntugire ikibazo ngewe uzi wanjye muri ghetto mfite ghetto nkanakwakira wowe genda ubitekerezo umpamagare kuri izo nimero n'ubu ushobora unyandikire mfite na Instagram rekata na Facebook Suzana SAVA Suzi meze neza kabisa akazi karakorwa kabisa meze neza reka ndakubona kabisa reka nkuzanira udukweto kugira ngo ukuremo izo zifunze ntago waziyuhagirana kuko nabyiyemejera umeze neza ariko meze neza ufite umwera gusa ntago nisize ndaje ngo utotobeke reka nzi
tuzahugize ngo se noneho muziye rimwe mwese business yabaye business kabisa. Mwebwe umva babwire ntimugire ikibazo mwese niteguye kubahaza urumva noneho mutonde umurongo uko mwagiye muza ntihagire uvundira undi siko bimeze mama SAVA oya ariko Suzana ni ubanza imbere ngwino ubanza imbere Suzana ngwino ubanza imbere nta kibazo noneho mugende mukurikirana uko mwagiye muza siko bimeze. Njye imbere nanone njye imbere nanone akomeze yinjira naguma aho nta kibazo. ubaye iki se ariko diaspora nyakuvuna umuheto we wambuye wungu udatekereza witwa ngo n'umugabo w'ejo hazaza kuki musuzugura urabona aba bakora bose bari ahangaha wowe uri iki ku buryo ushobora kubasuzugura ukabagaraguza gato ukajya ubabwira amafuti nk'ayo wishakiye ntadusuzugure gusa kanasuzugura ingo zacu yakugwa mu ziko nta soni mfite business musaze nimwakira amakarita ubu wabuze ikindi ukora mufite umwera murerutse kuki musuzugura dupfuwa muhari niko wabwangatiwe ko kireba nk'ikigendajoro wagira ngo uru rupfu ruhitana abatabishatse batanarwaye niko genda uvuga ngo ufite business dore kibyibushye nk'ingurube ry'ibyo batayihaye kigenda mu kimoteri business uzi icyo bivuga ongera se wiyahuza amagambo nyine utubwira ayo watubwiraga twese yatugize ibirara yatugize inda yatugize ngaratotobeka sindi byo totobeka ni biki totobeka niko wakirunguriraho business uzi ko igira tini namba ikagira ibyangombwa umuntu aba yarasabye dore ese kutavuga ese sha ndeba hano ubu ongera wikwedura nyine ndeba hano mubaze ntabwo uzi igifaransa Ndakizi ntuzi icyongereza ndakizi nacyo ikinyarwanda ntukivuga neza yego ntabwo wize kubaza yego ndumubaje ibyo bintu byose wabuzemo icyo wakora ku buryo ujya shaka gusenya ingo z'abantu urasebya abantu ni kwambuka we urazi wanjye ukaza kuvuga yuko harya ngo meze nte ngura akagabo karongo katagize ikintu wowe umbyaje kabiri none uzi ibyo yavuze kuri ndimbati ko ntazi harya ngo ntazi gutondeka iki ongera ubivuge nyine ese kutavuga ibyo wavugaga yavuze byinshi rogo twavuga ibyo wavugaga wese yabisubiramo cucu gusa ariko koko umuntu kubona mu muhanda agiye ugenda abona uri igiki si intumbi ko ikujije ubwanwa gusa ariko papa uragenda tumujyane mu buyobozi kuri kwimana tumujyane mu buyobozi se oya kanagasuzuguye ako namwe nimugafata ubuyobozi ngo mujyane y'ibishingwe nk'ibi akoze ibyo ni n'ibishingwe ntumusuzuguye se ubu ntabibonye uyu n'uyu yaragusuzuguye n'undi ubaha bose mu mudugudu bagusuzuguye cyakoze ntawe utakumenya urumva noneho kubera ikoranabuhanga ugiye kugera hose urebe ko wandagaye barakujyana mu buyobozi ubuyobozi bwabuze ikindi bukora ku buryo bwita ku bugoryi bwawe ubuyobozi nitujya tuvuga ngo tujyane abantu mu manza tujye tujyana ibintu bifatika twebwe tugiye kugusuzugura ahantu hose bagusuzugure bakumenye kurimbwa ahantu hose umusega ibuburi ahantu hose utambuka ubwo uzajya kubona umugore bigenze bite iriya turu se wakoraga ajyana ituru di Rwanda y'amagare wakoraga uzenguruka ubwira abagore bose wari kububaje intebe zingahe cyangwa uza no gusaba imbabazi ntasiga n'amarange se uzi ukuntu kibizi uzi ibintu ntazi ariko kenge ni hafi ya nta kugira ngo warakameshe twigende furwo ngurwo musa cyakoze urasebye iwanyu barabyaye ubwo nyoko nawe yagiye muri maternity ategasinda yigiza y'abandi ati ngiye kubyara umuhungu ki abyariye imboga twigendere pasava urasebye uzongera twigendere sheri nukomeze buzabimbwa sheri twigendere uzabimbwa ingenzi nuko ntabikoze twigendere gira ubwenge ukuremo uwo mugesesha kirimbo wirakara wakoze sha kirimbo wirakara ndisubiraho